Umunsi umwe imbeba yavuye mu bubiko bwayo, nuko iragenda igiye gushaka icyo kurya kubera ko yari ishonje. Iragenda irakomeza iragenda, igeze kwa Kamari, yinjiye mu nzu isanga Kamari yarakenye umva nta n'urwara rwo kwishima. Iyo mbeba rero igiye kugenda yavuye aho ngaho itutse Kamari, iravuga ati ewe kugira abagabo b'abatinde muri aka gace nabyo ntacyo bimaze. Isi Kigali yawe ubu se simba mvuye hano ndi ikijumba, ewe azagira ave muri aka gace kuko ntacyo atumariye. Iyo mbeba yaragiye iva aho ngaho kubera ko Kamari yari umutinde nta kintu yigirira, nta n'icyo iyo mbeba yahakuye. Iyo mbeba yarakomeje iragenda ijya ahandi mu rugo rw'abakire. Gusa iyo mbeba icyo itarizi ni uko muri urwo rugo rw'abakire imbeba zari zarabajengereje zarababujije amahwemo, kugeza n'ubwo haje umugabo witwa Sanzumuhire abagiriye inama runo rugo ukuntu rwakwirinda imbeba. Bidatinze uru rugo rwatangiye gukoresha agakoco mu buryo bwo kwirinda imbeba. Imbeba ziragenda zirashira, ziragenda zirabura, ziragenda zimenya ubwenge kuko kuri urwo rugo babonye foromire y'ukuntu bagabanya imbeba bakoresheje gakoco. Urumva rero nta mbeba rwose yari ikigaruka aho ngaho, zose zari zaragize ubwoba zaratinye. Sasa duhite tugaruka ku mbeba yacu. Imbeba yacu y'inyamerwe, imbeba yacu yiyemeje kurya ibyo itakoreye, imbeba yacu yiyemeje kurya iby'abakire, imbeba yacu yiyemeje gukora iyo bwabaga ngo ibone icyo kurya. Yahise iza kwa Patoro, isanga noneho inyama nziza mze batetse bagakaranga bagashyiraho n'isosi iri kuri gakoco. Ekoyo iyo mbeba yabuze ukuntu ibigenza, ireba hirya ireba hino ibura ukuntu rwose yarya iyo ntongo y'inyama. Yewe ariko uzi kubona ibiryo bihiye ariko nta bubasha ufite bwo kubirya kandi biri imbere yawe. Bino biba bimeze nka cya gihe uhita ku kabati k'amandazi kandi rwose inzara iri kukurya ariko nta bubasha ufite bwo kuyarya. Yewe iyi mbeba yari yarenganye. Yezu we, ibyo ntibyatinze iyi mbeba yanze gushyirwayo, ahubwo yiyemeza gukora iyo bwabaga ngo irye kuri iyi ntongo y'inyama. Nibwo yateye intambwe imwe ebyiri eshatu kugira ngo ijye ino nyama, ubundi igisesekamo umutwe. Gakoco nayo ngo pa iti yasa. Nuko niko ikora, niko ikora rwose, kandi niko ikora kuri ba bantu b'intumva bari kubona ibibazo biri imbere yabo, aho batabyirinze bagashaka kubijyamo, bagashaka kubisatira. No ku bantu bijya bibaho, ugasanga umuntu ari kubona ibibazo imbere ye, ugasanga umuntu ari kubona agakoca imbere ye, azi neza ko ayisatiye ishobora kumumena agahanga, ariko akiyemeza akayisatira, akayegera, akayijyamo. Nk'abantu mwatekereje kabiri mbere y'uko mukora ikintu, kuko mupfe ndeba ntabwo ibi bintu ari byo. Nyaboneka mwere kumera nk'iyi mbeba y'inyamerwe. Iyi mbeba twere gukoresha inda nini mu kazi, twere gukoresha inda nini gusumbya uko twatekereza. Nyabona ko muri abantu banjye kandi nkaba mbizera mwatekereje kabiri mbere y'uko mukora ikintu. Mwibona ibibazo imbere yanyu noneho mushake kubisatira kubera inda nini. Ngenda byanze. So iyi ni intego yacu tugezeho zino video. Mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment kuri iyi channel, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi.